abaturage nibo bagiye bandera nk'uku nguku n'umubyeyi wantoraguye akanshyira mu nzu. Washobora kwandika no kubara? Reka data, ubu byararangiye da. N'amafaranga ntabwo wayabara? Umva amafaranga se ninde watayabara? Ariko amafaranga y'umuntu yayabara da. Ariko kwandika wapi? Kwandika wapi? Uzi inote zingahe? Iya 2, iya mbere, iy'igihumbi, iya kabiri, n'iya 5, iya gatatu. Nta yindi? Nta yindi. Oya, harabura imwe. Ikizame ko numva ari cyahatari. Cyangwa dutangire iya mbere. Iya mbere igihumbi, n'iya 5, kabiri, n'iya 2, n'iya ikintu kinjijishije ni kimwe. Ni kihe? Reka twongere tubashimire bakunzi ba Peto TV Show. Nizere ko mumeze neza aho muri hose mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abizi ko mudukurikira muri benshi kandi Imana igikomeza kuba blessing. Ngiye mwumva ni Rumuri, ariko turacyari kuri Peto TV Show. Mukomeze mukora subscribe, share, like and comment. Twabwiye ko tuzajya dukora ibiganiro bitandukanye, dutanga support, dufasha abantu bitewe n'ubushobozi dufite, hakaboneka ibyo kurya, ibyo kunywa, tugatanga mituweli, byinshi cyane twabafasha, aho kuba umuntu akaryama ahantu heza bitewe n'aho twari tumusanze, tukagira akantu gato twongeraho. Ariko nanone mu buryo bwo kugira ngo isi ikomeze kuba nziza, buriya iyo umuntu ababaye ukamuha support hari ikintu ukoze kinini. Iyo umuntu umweretse urukundo, nta muntu udakunda kwerekwa urukundo, ni ibintu byiza. Kandi nta muntu washatse gufasha ngo abure ahafasha, bure wafasha cyangwa se ngo abo yereke urukundo. Ni ibintu twese twagira mu ruhare, wabikora nabikora. Niyo mpamvu n'abantu bamuzanye n'abantu batameze neza mwajya muduhamagara kugira ngo tubasure nabo tubagere turebe uko byifashe. Muze Karome, uraho neza? Ndaho. Urakomeye? Ndakomeye. Ntabwo uri guseka. Warake kandi twari tumaze gukaraba, twakoze amasuku. Tumaze gukaraba. Umeze neza rero? Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha gose. Bose ibahe umugisha. Mungiriye neza. Mungiriye neza mwakabyaramo. Twagusanze ahantu umubyeyi wagize amahirwe, umubyeyi ufite Imana, ubaha Imana, aragucumbikira. Arancumbikira rwose kabisa. Ubu rero twebwe dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye. Yego. Tugiye kuganira, urumva? Yego. Dusangize ku buzima bwawe, utuganirize. Ese ni gute wisanze muri ubu buzima nakita bubi, bushaririye, butameze neza, sibyo? Yego. Ubundi wavutse ryari? Ntabwo nkizi. Ntabwo nzi imyaka yanjye. Abari bazi imyaka yanjye barapfuye. Barapfuye. Barapfuye rwose kabisa, ni jyewe nasigaye. Ni ukwihangana. None se yego, mu bwana bwawe ubundi ababyeyi bawe bari bande? Bari Sekuboko na Bimenyimana. Mama rero yitwaga Habiyambere.
Habiyambere. Bitabye Imana ufite imyaka ingahe? reka nari ndi umwana muto, imbaraga ziranzingama ziranyica kuko n'abaturage banyanduye. ngize Imana mbona abantu b'ababyeyi nk'uku nguku ndaha ngaha barantoraguye, ubundi noneho bakazaza banyuza bampandura. ubundi noneho ngize Imana mbona ndabyirutse, ubundi noneho mpita nisanzura rero. Aha, ubu urabyirutse neza. ni ukuvuga ngo kiri umwana wisanga nta babyeyi ufite? nsanga ababyeyi bapfuye ndi umwana mutoya. wari ufite nk'imyaka ingahe? reka sinyizi rwose, icyo gihe se ko icyo gihe no mu mutwe hari hameze nabi. ntabwo wigeze ugera mu ishuri? ntabwo nigeze mu ishuri. ntabwo nigeze mu ishuri pe. ababyeyi bansize ndi ikibondo, abaturage nibo bantoraguye. bakazaza ndarawima gutyo. ababyeyi nahura n'umubyeyi bundi noneho akanshyira mu nzu. abaturage nibo bagiye bandera nk'uku nguku, n'umubyeyi wantoraguye akanshyira mu nzu. none se nta bavandimwe bawe uzi? reka abavandimwe barashize, ndakubwira yuko ko bashize bose. barashize n'igihe jyenyine nasigaye. wari ufite abavandimwe bangahe? nari mfite abahungu bangahe? 3. muvukana? tuvukana. n'impanga zapfuye z'abakobwa ahita bapfa nabo baragenda. aha, bo bishwe n'iki? ni indwara bagiye babaroga. ubu nanjye iyo nza kuba nkiriho aho ngaho, ubu ngubu simba nkiriho, none ndacyakubita agahanga. ese abantu babarogaga babazizaga iki? nta makuru wibuka ngo uvuge ngo wenda bagiranye amakimbirane n'ababyeyi banjye? ababyeyi se babazizaga iki? umurozi se wamumenya iyo agatsindwa ukuntu ari abagome, ko usanga batanga intuza bakabujyana mu rwaro, ubundi wamenya umurozi uwo ari we? ntabwo mwigeze mubamenya? reka. aha, urakuze rero, ugiye mu miryango igiye itandukanye, ukajya uhura n'abagiraneza nk'uko nguko mwebwe bose muje mukanyambika, mukanyuhagira, rwose mungiriye neza. noneho ku bijyanye n'uko nguko wabagaho uhura n'abantu batandukanye b'abagiraneza, ese wabaga mu kahe gace? nabaga mu kahe gace? utuye hehe? nabanjije kuba nkora kwa ba Mereniyasi. ubundi noneho aho nsaziye rero mpita akazi nkihorera. ubwo rero mpita rero nigezira hano mu Rwanda. abaturage nyine nibo bagiraga nyine twabana. akazi barakwirukanye? akazi bahise bakareka. nararaga izamu mu ntuza kuri Kazaroho. Kazaroho ni mu kahe karere? ni kwa Mereniyasi aho ngaho kuri Kezuburo. aha, kuri Kezuburo. icyo rutuze tuganire aho ngaho, uragenda ubikemura nyuma. yego. aho ngaho uri kubabara? oya. uragenda ubikemura nyuma. ni ibihu birimo byomoka. ni nko kwiyunura. ni ukunura ibi ngibi. noneho ku kijyanye n'imitungo y'ababyeyi, nta makuru wigeze umenya? ababyeyi imitungo basize, bakuru banjye bapfuye barahagurishije. ubwo rero nabo bishwe n'abarozi hari?
nabo babishe n'abarozi bagiye babaroga. Ubundi rero ho nabaga rero bakajya kumpamagara ngo bigeze kunsanga mu kazi aho ngaho kwa Mileniyasi. Ubwo rero bahita rero bambwira ngo ninze nge ngo mukuru wanjye ngo arimo arasamba. Icyo gihe rero databuja arambwira ati wowe dore aje kugutabaza mukuru wawe arapfuye, none genda ubundi noneho napfa ejo mu gitondo tuzaza ubundi noneho tugutabara. Turagenda ngiye angwa mu maboko nijoro. Mu gitondo rero ngiye kubona mbona ba databuja baraje, ubundi bahita ndimo abaturage barimo batabaza ngo bamucukurire. Ubwo rero bamaze kumushyingura, databuja ahita apakira mu modoka, ubundi duhita twitahira. We nta bana yari afite? Nta mwana yari afite. Ni ukuvuga ngo abantu bo mu muryango we wa hafi uzi ni bande? Bose barashize mu ntambara yahise ibamara. Reka sinkibibuka. Ntabwo ukibibuka? Ese we ntabwo wigeze ushakaho umugore? Naramushatse, ubundi noneho tugiye guhunga, duhunze mu Mirango, ubundi noneho niho bamukubitiye urusasu. Nta bana yari afite? N'abana babiri. Bose igisasu kirabatwara? Kirabatwara. Ureba? Ndeba, jyewe nahise nguruka mpita gendana na databuja duhunga. Jyewe nasigaye jyenyine rero. Urumva muri icyo gihe wabuze umugore n'abana icyarimwe? Ni icyarimwe. Ubwo wahise utangira gutekereza iki? Natekerezaga yuko ko nkomeza ubuzima bwanjye nakomeza nkabuhungisha. Urahunga? Ndahunga. Ngize Imana mbona ndagarutse, ntacyo mbaye. None ngiye kuzirirwa ikirago. Ariko mungiriye neza jyewe. Yego. None se ubu washobora kwandika no kubara? Reka data, ubu byararangiye da. N'amafaranga ntabwo wayabara? Umva, amafaranga se ninde watayabara. Ariko amafaranga y'umuntu yayabara da. Ariko kwandika wapi? Kwandika wapi? Wabara kuva kuri 1 kugera ku 10? Reka. Yari kuva kuri 1 kugera ku 10 byo biroroshye. Kuva kuri 1. Oya, kwati 1 2 ugakomeza. Barabara ugeze tubare tugeze nko ku 10. Reka ngibyo sinabishobora. Ari nk'amafaranga. Sinabishobora rwose. Mu Kinyarwanda ntabwo nabishobora pe. Tubare kuva kuri 1 kugera ku 10 mu Kinyarwanda. Yewe ntabwo nabishobora pe. Ni nk'uwe mubare utakibukamo wenda? 100 cyangwa 1000 cyangwa nk'iya 2. Ariko ibihumbi 10 yewe gaye ubibara ubundi noneho reka. Ni ikizame? Ni ikizame cyane. Reka kuwaje wize rwose kabisa akiga, ubundi noneho niho yabibara. Atugeza ngo minota ingahe? None se muze kubara wapi? Reka da, mu mutwe harazibye. Noneho mu Rwanda dufite inote zingahe? Mu Rwanda reka sinamenya. Mu Rwanda sinamenya. Wumva dufite wenda ukavuga ati 1000 ni yanga. Uzi inote zingahe? Ya 2. Ya mbere.
iy'igihumbi, iya kabiri, n'iya bitanu, iya gatatu. Nta yindi? nta oya yindi. harabura imwe. harabura imwe. ikizame ko numva ari cyahatari. ayayo cyangwa dutangire iya mbere. iya mbere igihumbi, n'iya bitanu, kabiri, n'iya bibiri, n'iya ikintu kinjijishije ni kimwe. n'ikihe? iya bibiri, n'iya bitanu, n'iya bingahera, igihumbi. harabura imwe. iya bibiri, n'iya bitanu, n'iya bingahera, iya bibiri, n'iya bitanu, ngeze ku ya bitanu. n'iya magana atanu. gira gutya. ubwo dufite inote zingahe? zingahe? eshatu. ni gute? ubwo dufite inote zingahe? ubwo mu Rwanda dufite inote zingahe? zingahe? zirindwi. aya zingahe? 10. aya zingahe? 10. zingahe? zirindwi. twende twiganirire buse. tugusanze hano, wenda turaza kongera gukora ikindi kiganiro, tubwira ukuntu ubayeho muri ubu buzima, ukuntu bimeze. ariko ubu ngubu turi kwigarukira ku mateka ya muzehe. muzehe utazi imyaka afite. reka ntabwo nizi. reka da. utazi igihe yavukiye. reka sinzi igihe navukiye rwose. uzi kuvuga ikinyarwanda ariko utacyandika. none dore akandi kabazo. ni nk'iyo nyuguti washobora kwandika? reka data, sinzi o, sinzi a. reka da. ngibyo ibintu rwose ntigeze mu mashuri. none reka nkubaze, inyuguti ya o n'inyuguti ya a bitandukanira he? reka ntabwo mbizi rwose ibyo ngibyo. ugereranyije rwose ntabwo nabigereranya rwose ngo mbimenye. ntabwo nabimenya rwose. nacyo ni ikizami. vuga ngo ni ikizami. nacyo ni ikizami rwose. nacyo ni ikizami rwose. icyo ngicyo ntabwo nagishobora. ni ikizami. ana o ntabwo nayishobora rwose. noneho urahungutse. waje uri umusaza cyangwa waje uri umugabo? naje ndi umusore rwose. ushinguye rwose ntikomeye. ntabwo wongeye gutekereza gutereta? reka narabyihoreye. kubera ko utongeye gutereta muze? oya. hariho indwara mbi. hariho indwara? hariho indwara mbi. hariho za sida, azapfa nabi, kwinera. none se ubwo kuva icyo gihe nta mukobwa mwigeze mwongera guhura? oya narahagaze rwose kabisa ndesaziye nzazira urw'ikirago. mbese ubu ntabwo wabishobora? oya nibirorere nzaza nimbona icyo nzaza nirira ubundi nshonga ubuzima bwanjye. yego noneho nubwo wanyuze mu buzima bugoye urumva ibintu bibabaje byinshi sibyo? yego ndabyumva. ni nk'ikihe kintu cyakubabaje kuruta ibindi? cyambabaje nuko uwanjye namusize mubumbaga n'abantu
n'abana ubundi noneho ubwo ngubwo nahise ndekera oya nta wundi mugore nshaka. noneho ni nk'ikihe kintu cyagushimishije mu buzima? ikintu cyashimishije nuko ndiho, nuko nibereyeho, imana ikazaza nk'abavandimwe nk'uko nguko mukaza mukamfungurira. aha tuvuye kuri ibyo ngibyo sibyo? yego. noneho hari nk'ukuntu ujya uvuga ngo ariko nshaka kuzagera kuri iki ngiki, nshaka kuzagera kuri iki ngiki, nzaba iki? wowe uri umwana wumvaga uzaba iki? ntacyo rwose. uri umwana nta bintu wavuga ati njye nzaba muganga. njyewe navugaga ati njyewe mbayeho afata isuka nkahinga cyangwa se nkaragereye inka z'umunyarwanda akambeshaho, ubundi noneho akangaburira, ubundi noneho nkarya. n'ikihe kintu wifuzaga kugeraho utagezeho? ntagezeho. ikintu wifuzaga bikarangira utakibona, ukaba utarakibona? ntarakibona. ni telefoni. wakuze ushaka telefone yo kujya uhamagara abantu neza rwose. ntabwo wari wayibona? ntayo ndatunga na rimwe, ariko wayima. burase wahamagara nde? nta muryango. ubwo se mwebwe muje kumfungurira sinabahamagara. tubaye umuryango. ntitubaye umuryango. gira gutya kano kantu akita ngo iki? gira gutya, oya gutya, kano kantu akita ngo iki? aka ngaka bakita intuza. gutya akita gutya igipfusi. oya abantu bagize gutya ni ukuzaza baramukanya. babyita kabezo. kano bakita ngo iki? bakita kabezo. aka ngaka akabizu ni aka ngaka. akabizu bagatanga gute? bagatanga gutya nguku. yego. ariko ntubabaze umuntu. utababarije umuntu ubundi bakazaza nyine akomaho ku gipfusi. umuntu wanjye we nikoze. urumva tuvuye ku mateka yawe, ariko abantu badukurikiye barabona ntago ari umusaza wo mu buzima bwiza kwa mu buzima bwiza. n'uwakifuza kumusapotinga yatwandikira kuri nimero iri munsi akamusapotinga, amana umuntu agasaza neza, nta ruhare yabigizemo, ntabwo yatutse Imana, niko yisanze ari imfubyi, agize n'amahirwe abonye umugore nawe bamuburana n'abana, ibintu biba bibi cyane. gusapotinga umuntu nk'uyu nguyu ni ukwisapotinga, ni ugufasha isi, kandi buriya ikintu kirenze ni uko tuzasiga isi kuruta uko twayisanze. abantu bakagira urukundo kubera ko babigizemo uruhare. kugira ngo abantu bagire urukundo ntabwo bisaba kubabwira ngo mugire urukundo, oya, umuntu kugira ngo agire urukundo uramukunda. nta kindi cyigisho kirenze gukunda umuntu kugira ngo nawe azakunda abana. reka tubashimire, Imana ikomeze kuba blessing aho muri hose mu Rwanda cyangwa se abroad. It is what it is. No matter what, we are here as Peto TV Show. aho wifuza ko twasura abantu runaka, abantu muziranye batameze neza, we are here for you. We are here for Rwandans. We are here for citizens. kandi nta gucogora, dukomeje kubaha ibiganiro byinshi bitandukanye. mukomeze mukora subscribe, share, like and comment kugira ngo bizagende bigera ku bantu batandukanye.